4 5 6 7 8 9 10 50 ninyongeza nyinshi cyane afata moto imwe ihagarara aha ihagarara aha nzagaramo hagati zikurura uyu nguyu ahita ajya kunywa icyo gikoma wait Nateru oya namubwiye ko tondo ngiye nkubitishake eshanu z'igikoma umusaza yaze kubyemera ariko ngira ngo arabyiboneye zira n'imbaraga z'iki ni ukuvuga ngo nayihaye umuriro moto Madiba kanzana bya hatari agiyeho Hamisi Towners mumeze gute ndakeka ko mumeze fresh kabisa iyo mumbona meze gutya uko ari kose gahunda zibari uburyohe hagati y'amabounce abiri ninde wankoraho nta numwe wankoraho bose bana bameze fresh wane ni neza cyane yatari yes hano iburyo mfite Madiba ibumoso mfite uyu mugema nawe muramuzi cyane ntago nakirirwa nivuga ni bouncer Hamisi kunyita bouncer kandi ngendi ni DJ Hamisi ubu bouncer wavuyemo naburekeye bano bana ngo yigize umwana mwiza abaye umudije tuzatubireba nasanze ibintu byo bouncer nabibasha byaranjabutse buriya baramukubise ubundi iyo udashoboye ntago uba ushoboye Buse nubibona basiko nabasigiye kano kazi kunyanga mugakore nk'abana bati nabasigiye kano kazi kunyanga bagakore nk'abana yasanze yarayobye umwuga yagiye mu mwuga nawe tuzatubireba onayobotse aha ngaho uzigaragaze tubirebe mbega imyuga iragwira urakiyemera ko ufite imbaraga za fresh oya none se akazi uba warakoze kuva kera ni gute kakuvamo bano bana babajeje bundi rero mu gitondo ngo ni ba Madiba mba ngira ngo nyine mbereke yuko akazi nakabatanzemo nimba watanze Madiba nje ndashaka mujye hasi kwanza turebe push up nka zingahe wevugize ushaka 50 oya kunyango tujye muri push up se watse tugahamagara abantu abamotari tugapeza moto cyangwa tugapeza nk'iki moto kimoto tuzipeza nyuma oya nari kose barimo kurikana BigTown TV reka mbibutsa akantu kamwe don't forget to mugukanda subscribe numara gukanda subscribe gahunda ni fresh kabisa Madiba hamwe na Hamisi bose ni ibigango ba fresh kabisa bamaze kuzura fresh kabisa inyama ni nyinshi cyane ajya mu gitondo urya biro bingahe jewe je mu gitondo muri tutujage dutanu tw'igikoma tugikoma hafa ikindi hafa aho ngaho nyine mita nkumporeza nk'imigati nk'ibiri iriya ya bibiri imigati yose yuzuye iriya ibiri ibigura kibiri wallahi ijage eshanu z'igikoma ya imigati ibiri iyo ngiyo ni breakfast Hamisi wowe yaraga ibyo bintu njya nanabibasha narabari cyane bahekenya amasete yabaye mudije cyabadije bisoso yazamukira kwe bisoso uri arashaje rego umuntu ushaje mu kazi uyu muje ufite amaraso mashyashya swabonye ibintu Brian yabakoreye se Brian yaje ari mushya kandi ubu ngubu ni wowe ururi indege buri munsi bivuze ngo rero bano ba bisoso nabande Pito zamukizwa n'iki Pito ahubwo se azanyizwa n'iki araza kugirireyo angireyo se mwana ishyamba se iryo shyamba rero nanjye niryo nshaka agenda rijyemo no namara kurijyamo ndaje nge mbereke DJ Hamisi tugende kwanza push up basi 50 ni nyinshi ninazibasha ntago nikora sport iki kimaze muri sport bigaragara naho bigaragarira umva ngubwire bakti ngewe akamodoka ko ntagakururu tumoto ntadukure push up nzeruka ryari use push up zakunani toka kure wowe
push up nizo senkani bacteria zitera azitera buri munsi push up senkani zakuna nge zirananiye tuzitere mbere yuko twe tumoto tuza tuwazi dutera izo push up nge zirananiye nge nitubona moto turazihagarika ngeze icyo ni icyambe uransinze wowe ntabwo nsinze ahubwo mbikore ndabikora nawe umuntu atsinda ikintu atakoze gikore n'ikinanira ndabikora nawe ubikore sawa twagiye yabyemeye tugende mubarire bakti zingahe senkani okay tugende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 ninyongeza nyinshi cyane ubu hari tutabona akazi k'umubansi bagashobora muzanire hano gutera nazo ndi butere gerageze oya ubwo icyo tukiveho icyo wansi ngese ndi umubansi ndatera posha andeni zire bazizane ubwo none nkwereka hamisi ariko nge ntago ndi umudije uri umubawo none mva bagiteri konjyana mu bintu by'ababawunsa wanyibagiwe ariko urumva akiri umubonsa ntabwo yabashaga imyaka 50 no mu budije wabona ngutunguye no mu myaka 50 wabona mutunguye ntabwo namutungura wanungura ku kintu utazi nabyuzi uranungura gute Hamizi zo uyu munsi aba baniga ndashaka ko baza kwemezanya tu hariya bari bansabye ko dushaka moto ziri tayari ibindi tuza kuganira mu kanya gatoya ariko all in all turashaka kumenya ninde wiyaminiya ninde umeze fresh kabisa aje moto zabonetse ahubwo nibazizane bigishyushye tugiye kuzipeza ugiye gupeza moto ngeza ndazipeza ubanza bisobanura ukuntu ugiye kuzipeza ndafata moto imwe ihagarara aha ndihagarara aha nzagaramo hagati zikurura uyu nguyu ahita ajya kunywa icyo gikoma ubuse niyo moto ni nyikurura no wowe papa ziresaho waturazi dushakira umuntu w'umugabo w'igikoma nta kibazo umusportifu akagenda umusportifu mbere kunywa igikoma bro unywa igikoma ko ndi umusportifu man agomba kugifata nta mudije rero unywa igikoma iyo n'indyo yuzuye umusaza utuntu tw'utuji turi aho ngaho abagore baramutwaye baramurangiye cyane urabibona nawe rega biranagaragara abagore nta mugore mfite ariko arafite shere ako nagaba mu Rwanda nagaba mu Rwanda shere wanjye ariko buriya uwa mugore wanda mufite nagaba mu Rwanda uramufite ariko nagaba mu Rwanda so moto zabonetse tu ntago tujye dutinda ninde ugiye kubanzaho Hamisi push up niyo yabanje nabanje nawe urabanza reka tugende none nongeye mbanze mwereke Hamisi ninde ubundi mota noneho gahunda si yindi se sha mwabigabo mwe gahunda zimeze gute moto ebyiri ngizana banza wishyushye kwanza uracyarimo karacyari ngo yakora siporo nubibona se zo ugiye kubigeza gute ubu iyi moto niyi bagiye kwega iserange ndazikurura urazikurura ntago byakunda man nibikunda ntago bishoboka arahita atajya kunywa igikoma cye oya nibikunda ubwo nanjye ndajyaho ntago ujya kunywa igikoma oya nibinanira n'umugabo w'igikoma baba oya ni fresh man umusportifu ntago ariko bose ariko babinywa kuko abenshi ntago banywa ibikoma man monster ngo batanywa igikoma nta stamina bafite bro n'abadoroke banywa igikoma natwe ngo twebwe bro capati hafi aho urumva ari ubuji baba wapi bro ubuji n'ubwo aba DJ mwihorere tubirebe niyigaragaza utuntu nk'utwo ngutwo twigaganya ugenda ajya kujya mu bikoma wazajya mu bagore siporo ukazishobora gatuma nkubwire ndajya mu bintu by'ibikoma kubera icyo ubundi ugomba kunywa igikoma wakinywa ukibuka
uheruka guhinduranya indirimbo agomba kujya mu bagore akajya no mu DJ byakabivana ubundi abagore n'aba DJ byarambikanye abamotari bagiye kugenza gute maze basobanurire motari aragiserera no yagiserera zikurure uri tayari esha tayari ahubwo ari tayari cyane no kuyivana n'ibyanani fresh kabisa Hamisi uri tayari bara wowe nkwereke ngiye okay reka tuhagarara no ku ruhande noneho Hamisi uri tayari moto zigende okay 1 2 3 moto mugende Hamisi DJ Mani sindenze OG turareba waranzi ngiye bro ubwo kwega nanjye ahubwo gira vori gishyushye man Bata OG ibi bintu ndabona ari insazi ibintu idanje Madiba yagize ubwoba je nta bwoba afite bro ashire nini yaga turiya turu n'utw'abana turareba ko mpaka hagize utsindwa ni mpaka hagize utsindwa nigutsinda ya papa oya nigutsinda leta mba dadi wawe ariko abamotari mwagiyemo imiyaga n'imiyaga rose bavugana tuba babivuganye byumva se reka nta miyaga oya nari reka tubirebe muhagarare neza jyaho nawe twagiye jyaho turebe uyu ko mungiriye yose nta kibazo ntugire ikibazo mutareba hirya Hamisi yo wowe Nyamirambo nyisizemo kashe ngewe reba hariya oya nago wowe uraakserera umva se ikintu bita umuriro bigishyushye gira neza hano ku ruhande nawe gira neza hano ku ruhande turebe Madiba afite ubwoba nawe oya bagomba amukanze papa ariko se ibintu ukoze bwa mbere amukanze uzishiro bino bintu abikoze ngwino turebe reke banzamura ipata ndabona bino bintu ari Madiba uramubwira iki papa Madiba ntacyo namubwiye bose uraba atagiye kwinywera igikoma bati twagiye mu gikoma cy'amasaka wande twe twagiye abafana arimo kuvuga ngo Madiba nubasebye uri tayari Madiba genda tayari uri tayari 1 motari muri tayari mwese okay 1 2 3 we go agiserera moto Madiba bagiserera moto watu ntabwo mbyemera wabonye moto zigenda ntabwo bavugana bari ntabwo narindi wabibonye yabikoze reka tubaze abafana tubaze abafana ni Madiba ni Hamisi change na Madiba n'uyu nguyu Hamisi n'uyu nguyu Hamisi ngwino none vuga utabera abafana batubwire ma oya nakwizye Hamisi ni Madiba ni Hamisi ni Madiba kubera iki Madiba nahagaze ahantu hamwe ntabwo yanyeganye uyu Hamisi yanyeganye wigeze nahagaze ahantu hamwe wabibonye nawe nagaburana oya Hamisi navugisha ukuri oya Hamisi nibo bagiye kujyaginga abafana ninde ntabwo birarangiye oya byarangiye man hari uwatsinzwe bareba umukino uburyo ugeze dutsinda turacyakomeza turabisubiramo mpaka umwe muje uyu nguyu yitwa Madiba Madiba we ikintu yakoze we yateruye noneho yawakagiserera ipine y'inyuma ikikuba
kubanya ko yafashwe nyine nakuruye ariko se bazembera yifatiye hasi niyo mpamvu yagenda urakurura ngwino abafana uyu nguyu yabikoze gute we yayifatiye hasi niyo mpamvu bagisereraga wakajya yitwara ariko uyu yasaga nk'uterura so ninde kuri wewe jewe nafana uyu mutima ariko turi wanyamira umukino turimo ntabwo ari guterura bro turi gukurura moto ayiterura gute se kapsere bakura gute nje narikoze guterura kurura bro nuvuga ati nge nabibonye cyane sibyo hagati ya Madiba na Hamisi na Hamisi yewe umuntu watsinze mbona ni uyu nguyu reka sobanure urabona kugira ngo mutigende kwa gisera ipine ry'inyuma bisaba kujya kuzungurira none nimba umwe yateruye ako je nago ugezeho ni penifasi oya ipine yavuye hasi kwa giserera iyo tugeze ahantu hazamuka iyo wagisere kubera imbaraga umuntu aba yafatishije ipine irikuba ikigaragara uyu mutipe yafashe kubera yabaruhije imbaraga ipine irikaraga kubera itari kuva hanze yego niko byagenze na moto oya reka babaze abamotari bari uyu nguyu Madiba urumva we kubera ukuntu yahagaze abamotari babiri bose bagisereraga noneho Madiba we yahagaze hamwe ntigeze hava nubwo ipine yikaragaga ariko we yazifashe nani ntabwo rigeze mbere turi gukora ntabwo geragende abasabotari yazikuruye nani yagenda jewe nanubwo nigeze mva naho ariko umotari yaguye hasi nagutsinze bro ngenda renza bakti ngaho uvuga nawe nawe wahibereye oya reka bakti sumujaji reka ngenda cheka abafana ng'abana ngwino wagarana musubiremo rimwe umva abafana round ya mbere nimvuga Madiba ndashaka urusaku rwinshi abandi nimvuga Hamisi urusaku rwinshi Madiba okay wait Hamisi namutsinze reka bari abamotari nawe genda ubabaze sigabari abamotari babaze ari watsinze oya mve muzi oya mota muvugisha ukuri uyu nguyu yitwa Madiba uyu nguyu yitwa Hamisi Hamisi wabanjije tubwire wewe wabonye gute wewe wabigute nk'umuntu kwakserera moto Madiba nuwe njyewe Hamisi nuwe ni Hamisi nabonye Hamisi ari we wazifashe wayibikoze neza uyu se yarari mu bantu badukora tubwire vuba Hamisi kandi umutari bavuze ntabwo nabyemera naye ibyo nabyemera twigende ntabwo nabyemera ibyo bintu bakti ntabwo nabyemera Hamisi yarwanye na moto jewe nagumye ahantu habi ndaterura gute se je ntabwo naterura ntabwo nateruye moto je nahagaze ahantu hamwe bakti Hamisi ngwino je nahagaze ahantu hamwe moto barakserera ndazifata zanga no kuvaho ziri wigeze waranterura moto wapi cyangwa nazifateho ziri ubwo sibyo nibi ntago wateruye je ntago nateruye nimba nateruye dusubire mudabesara reba no kuri kamera none nimba nateruye dusubire mubirebe neza nimba nateruye dusubire umuntu yagwanye na moto geragumya ahantu undi sha wallahi mwaje mureka kure round imwe ya nyuma tugende abamotari muri tayari ubu ngubu niyo kubanza oya nta kibazo okay egera hariya noneho motari bahanze
urumva pana guterura wibuke ntabwo nigeze wanagenerura se abaturage niba ari kuri yabyo ntago mbisubira oya ntabwo nigeze nterura kurura moto je nahagaze hano kurura moto bro nahagaze hano hamwe kurura moto aha witerura kurura moto ndagutsinze bati sozi gukura no guterura tujye gukora iki gukurura moto niko babyita okay ntari dukurure wongera guterura dukurure ndahita nigende dukurure none round ya mbere twayibonye Hamisi Madiba abafana babyirebeye mu kanya gatoya noneho twabuze ninde wegukana intsinzi y'uyu munsi hagati ya Hamisi na Madiba yambere ni yawe ari yawe bro wanze kwemera nagutsinze abafana bongo barimo kwirebera abafana murimo kwirebera batubwira sawa noneho Madiba ni ugiye kubanza ubu ngubu Madiba, are you ready? Yes, I'm ready. Mutayi uri tayari? Nuko excelera. Na mikino. Uri tayari kupa? Okay, so round number 2. Madiba ni ugiye kubanza. Reka tumuhe. Abamotari muri tayari? Madiba uri tayari? Tayari. Let's go. 1 2 3 we go. Nateru. Oya, nateru. Ibi bintu rero twaguma tubiharira mpaka bigeze mubona ngira ahantu none se uriya muntu mwamubwiye akemera. Okay, we go. Mumubwire yemera moto zazimye iyo baretse kuyicana babe bacanye wakwemeye moto zazimye mutabire reka turebe bugishimye muri round ya kabiri none nayifashe nawe ugati wigeze bona nterura mutajya hariya ikata nyine cyageze amugwanya ariko njye nagumye ahantu muri nuza. Round ya Hamisi. Hamisi, are you ready? Yeah. Uri fresh? Uri tayari? Uri tayari Hamisi? OG. Reka mbaze n'umumotari. Mota uri tayari? Fresh. Nawe uri fresh? Sawa, motoka ichaona hivi. Yes, round number 2 Hamisi nawe akabagiye kujyaho. Reka turebe abafana nibo bari bujajinge batubwiye ngo ninde urenze. Madiba mwamubonye? Hamisi muri tayari kumureba? Okay. Ngiye kubara 3 2 1 we go. Wait. yatsinzwe man yatsinzwe yazanye mutaka n'umuntu yatsinzwe man uriya wa mbere yazifashe Wait. Okay, we go. Hamisi na Madiba round zarangiye. Abafana birebeye. nibo birebeye So, tugiye gushaka ninde ugiye kwegukana.
bro hembera hembera oya abafana bagararano hamwe ntabwo ujyana na moto wagararano yaryamye ahantu hamwe urahagarara ese abafana batsinzwe kuri mo oya abanyarwanda oya ntitwabijyamo mpaka mu gitondo hembera gumano ntabwo nakemera we yahagaze ariko yahagaze kuri moto imwe kugira ngo izindi mbaraga zifatanye Munoteni Hamisi. Mambo Hamisi we yatsinze. We yafashe moto. Azibyimba kayazegeranya. Azegeranya. Moto no, we uvuga ngo we yafashe moto noho. Azana umuntu nyirisi. No mugiye nyamaze kuza moto razuza bikahita biranye. icyatumye bari kuvuga ngo yatsinzwe yafashe imbaraga zimwe aziryamisha kuri moto akandi kaboko gasigarana yayo ariko birarenga baramukurura ariko uyu we yahagaze yagumye ahantu hamwe yiyanyekanye Madiba umva Madiba niwe watsinze kuko no mu kwagiserera je navyumvaga nayihaye umuriro Madiba kanzana nukuvuga ngo nayihaye umuriro moto Madiba kanzana bya hatari agiyeho Hamisi agiyeho nkayiha umuriro ukumva wapi ngakomeza namukoreye n'ibiti arandaburije ari umuniga wanjye mubwire bati ubundi ugiye gukura moto urayifata ukayiriza wo ibyo nakoze nuko moto imwe yayisize uretse iyo watsinzwe ikintu kiba cyakuvuye mu kiganza mu gihe ukigifite n'ubwo wagifatishije amenyo ubu ukiri uwa mbere uzabona gutsindiye se oya naho uretse abafana reka abafana bavuga reka Hamisi urusaku rwishe Hamisi Madiba namubwiye ko tondo ngiye nkubita ijage eshanu z'igikoma umusaza yaze kubyemera ariko ngira ngo arabyiboneye ziriya n'imbaraga z'iki ari kumbwira ibaza nsinza anywa ji umva icyo gikoma nta ntungamubiri cyaba tugende basiye kuganira sibyo fresh sana round ebyiri zose Madiba Hamisi yaze kwemera moto ntabwo mvuye mu ntoki arega bari no kubireba no kuri kamera na kamera yewe umva kuno ibintu byakukura mu moto babimeze iyo ukuruye moto ikakuva mu kiganza ubutsinzwe nimba yamvuyemo ubwo natsinze oya reba nkwereke hano gutsindiye reka ngusobanurire reka ngusobanurire aho nagutsindiye njyewe hano nagutsindiye wabikoze pe yego sibyo ariko moto nimba uyikweze mu maguru ugomba kuba ufite stamina bro urahagarara moto zikaakselera ariko wowe ukaguma ahantu uri ariko wowe round ebyiri zose none se wumva na ruhande wa ntiyajyaga muri box ntibamukomaga tandukanya moto na box baretse gato ntibamukomaga uko wakora ikintu icyo cyo cyose gipfa kutatsinda ariko uremera ko nagutsinze tekinike y'umuntu broski tekinike y'umuntu urumva bati nimba ngiye muri ringi bakankoma nkakoma ariko ndaza kuza gutsindwa cyangwa haza none se aba bantu bose bari hano
urabona warusha umutwe umwe n'abaryogo abaryogo uraboneza emera gutsindwa bibaho ndabeshya gutsindwa ni iki banza nde gutsindwa icyo ari cyo gutsindwa ni ikintu bakubwiye ngo ukore ntugikore uri kubyumva neza kikakunana ukavuga ati reka tubaze abanyarwanda sinigeze nemera byamunaniye emera abaryogo nagutsinze emera ntabwo nagutsinze ni wembe dusubemo kandi nagutsinze ibyo byose gato sura bireke rero umubonso utazi na mayika ngaho mbere binagiye ariko wowe jya wemera ko kibe turatuzifite wabuze ko wigendeye mu budeje gutuma wemere none ko watsinze aka kazi nagakuze kera ngaho ni igikoma ikiraro kineje abaryogo bene kimeze bazihari bro twege tubaza umurara neje abaryogo bene wabo sha maniga reba bro wabonye sibazo karebe usaka naga kido reba hano se nabwo wemera Hamisi ntago ajya yemera yavana kwa Rutambi yabipinze ngo ntabwo kwa Rutambi ntabwo yansi Rutambi yaragutsinze jya wemera barayibonye ntibase tuzikoze se none se natse wigeze ubona nastamina temba ngo nastamina ngaho ikibi cyane uko utemera kandi ibintu tuba twabikoze neje abaryogo nta sabi wanyu se subavukamo kime twe tuba twaravukanye kimu musa cyaho neje abaryogo yabwo habiteje hehe witesha sinzaro ndi baranera amabuye bwa Jay Polly kuri ya show ya Jay Polly byihorere sha byihorere aba irimo gukurikirana BigTown TV ndakeka ko aka gashow kabaryohereye cyane bya hatari mwabonye hagati ya Madiba na Hamisi byari bimeze gute comment zawe first hariya hasi maze uzi kutubwira ngo ninde wari urenze cyane mu bafana hariya twabyumvishe ariko ndashaka no kumva abantu ba comment mutwandikire tuzagaruka next time tunazisoma comment tunabagarura muri battle bafite battle nyinshi cyane noneho aba bajyama ejo bundi barafunzwe bose bafite kesi z'ubujura apana n'ubujura bana narabyumvishe baradushinja abakobwa nabo abakobwa n'ubujura Rwanda ejimane ntabwo nagakata garuka hano Madiba yahunze man yahunze oya bacteria ni underage mani urumva ariko babikoze urumva nyine bo baratubwira ati ngo ngo dukunda abakobwa hako ni Madiba ukunda abakobwa cyane buriya Madiba akunda abakobwa cyane n'ubu bounce kweri mujya muri underage gushaka wana amashyari y'abantu baragiye basanga bafite indangamuntu bari bazisize mu rugo iwabo ibyo ntago tubivuge uyu munsi ariko tuzabigarukaho ubutaha battle hagati ya Madiba na Hamisi abantu bayibonye hariya nabanga barimo kurikirana BigTown TV bayibonye comment turaza kuzigarukaho ubutaha man Madiba Hamisi wamubonaga gute ari Hamisi
uko namubonye yatangiye guseka ngo igikoma yatangiye avuga ati igikoma nta stamina gifite iki ngo ji n'igikoma biratandukanye bro urumva ariko igikoma ngira ngo babibonye ntabwo nakwirarira ngo ntabwo nanywa igikoma hoya ibintu nkore je mvugisha ukuri bro kugira ngo ukuri kwanjye wakubonye nabibonye wakubonye hariya neza cyane none se bivuze ngo ibanga ryose rikurivana mu gikoma ibanga ryanjye ikintu kimwe kime je mfa gym urumva polisi ko tujaje twanje tw'igikoma narenza kuduporeza urumva pati ahita mfata aho ngaho mbega ni ka breakfast ka mu gitondo ariko aho ngaho hagati yaho imigate ngo na imigati ibiri mfite ahantu njya kuyihahira nuko ntavuze nubwo aribo bayimereza ariko nta kundi urumva Hamisi under age zaramwishima oya bati uzise se ariko bamwe mu papa ariko umva se bati ari ikintu kimwe ratutazi umva nkubwire ari ikintu kimwe ratutazi bati nge mbanza kugusobanurira nge navuye mu bubounce sibyo icyo cyurakizura na kimwe abo ngo ndo mu DJ ugiye kubigira umwuga nge impamvu mba naje kwereka Madiba bino nuko najya ngo mwereke ko nari mbishoboye kandi n'ubu ndacyabishoboye komeza mpaka wemewe ko Hamisi ndio bato uyu munsi wayibonye gutse tumaze iminsi igikora siporo kirabi arabishoboyemo gake ntago ndemera abishoboyemo gake ubambwira bakiriya n'abantu bari gukurikira BigTown TV baraza kubibona iyo watsinzwe nuko ikintu cyakuvuye hehe mu maboko cyatakaye ngewe nta kintu kigeze kimva mu maboko nagumanye boro yose yango bibonye nubwo nashyira amenyo gipfa kuba nyikifite soje ubona iriya mikino box ugomba gukoresha ukuboko muri box baragukoma ariko nakuka kanyuma ukemera ukabyuka bose ndabeshya ntago ndemera numvaga arimo kukubaza Mike Tyson adiyo muzaga Mike Tyson nta nubwo amuzi ngo kuba muzi ndamuzi ariko nge ntago mukurikirana nge nkurikirana Deroke Deroke niwe baze bari abantu ngo Deroke uriya Deroke Deroke niwe role model wanjye bya Mike Tyson wapi kabisa ni wa Hamisi kugira ngo Deroke na Hamisi mwabonye uko byagenze twebwe tuba dufite amateka ahambaye ariko buriya no kuvuga bakti iyo watsinzwe ikintu cyakuvuye mu ntoki sibyo mu gihe ngiye kitamvuye mu ntoki ngo gitakare sinatsinzwe tuzabisubiramo none ubu gitumye ngiye kujya muri gym uzi ibintu ngiye gukora ahubwo mbwire ngo ukoreshe umwitozo wowe ahubwo ninjye wamuzanye muri gym bwanze nzaza muri gym ndebe noneho no muri gym naho bishaka tuzajyayo turebe kabisa uri tayari Gendi tayari okay nacho next time abafana nabo barimo kurikina BigTown TV bazatubwira uko bimeze bakomeze banadusabe ibyo bashaka ko next time turi kumwe iyi story yo gufungwa kubera ubujura cyangwa under age tuzayisubiramo rwose tuzayigarukamo ubu ntago ariyo ntago ariyo yatuzajyara ariko kwiba ntago ari byiza oya bakti ntago ari ubujura man none reba ibigango bibiri bikwinjiriye abantu urumva nta muntu wagwakazi uri umujura urumva cyangwa se ngo nawe nta nubwo haza kudukoresha ikiganiro hano wari wakoresha ikiganiro cy'umujura oya ntago bibaho ako kantu nuzongeye no kukavuga ako kantu niko kabaho afata dutega abakobwa bashaka ko badufunga ariko Imana ni ihari tu Imana byose bibireba barabikoze ariko ntago byabahiriye tuzabigarukaho yes so kuba arimo gukurikirana BigTown TV uyu munsi comment zanyu nakomeje kubisubiramo comment zanyu nizo ziri butubwire ninde mwemeye cyane muri battle y'uyu munsi yo gukurura moto ebyiri ariko bose nabonye ari fresh ariko ibindi ni wewe nabigusigiye this is BigTown TV I go by the name Bakti Hamisi nguyu hano nanakubwira ngo Madiba nguyu watwambitse ariko mwambaye neza aka kaboro urabona dufite umuntu usa nkaro ari nka manager wacu bane utwambika Starboy design wabibonye ngira ngo ukigera hano Nyamirambo bakireba uzana ari ukigera hano Nyamirambo hano mu biryogo ku marange neza reka mbabwire neza mezo barangire neza ni police hariya kuri etage MTN yahoze ara mu bityo Starboy design nuba ibi byose no bubiri inyuma bana mwambaye neza kabisa bazana bibona bazahora babibona ukuntu zawa that's what's up yo ko barimo kurikirana BigTown TV bato mwayibonye until next time big up to Kebro big up to Nina namwe murimo kurikirana BigTown TV ciao bye bye hasta la vista